hari n'ukuntu ishobora kumuherekeza mu mubare kuzana amakuru urupfu ntabwo bibaho twe ntabwo tuzapfa urupfu ni ubuzima ku muntu wemera ni intangiriro y'ubundi buzima noneho ku munsi wo gusoza nari umujene nk'abandi mwiza ugendera mu by'abandi bagenderagamo ngiye gusoza secondaire ndibuka ko twari dufite fete urumva abantu barangiza 6e bize siyanse barumva ari abantu bakomeye bagiye hanze bakajya gukora ibitangaza ariko byari bya kera abana bo basigaye bazi ubwenge ndabyizeye icyo gihe mu mwanya wo kugira ngo njye muri fete nk'abandi hari umwiherero upanzwe kuri uwo munsi mpitamo kuwujyamo impamvu umwiherero mugarutseho ni uko twize ku ngingo nterahirwe nk'uko twazisura uyu munsi mu ivanjiri hahirwa abatera amahoro kuko bazitwa abana b'Imana umwiherero nawuvuyemo numva nahindutse ariko njya muri kaminuza nkomeza kuba mu karismatike ibyo gusenderezwa byo ntabwo byari ibyanjye njyewe hari utuntu twahuraga dutandukanye kuko numvaga ntushobora kutubika kuduhara kandi nkumva sinajya gusebya Imana aha iyo mpageze nkibuka ukuntu nataye igihe birambabaza ntabwo natinyaga gutaha saa 9 z'ijoro ndi kumwe n'abavandimwe aho dushaka kugana kugira ngo rumva ari umujene mwiza rimwe na rimwe nkabishya abantu niga muri kaminuza ndumva rwose gahunda yananiye sinzi ibyo nabeshyaga ariko byari bihari iyo utari mu karismatike hari ibyo utanatinya umbabarire njye ntabwo nakuze nka Berije buriya yavukiye mu famille wenda imushyira ku murongo ariko njyewe narinze ndangiza kaminuza hari nafata umwanzuro kuba nasendezwa kuko gusenga nasengaga Imana ikanyereka nkayibona nkabipfushusa nkajya mu ruhango nkabipfushusa nayo nkafata umwanzuro ushoboka nuko igihe kimwe ndangije ariko ngiye kurangiza hari agashimana yankoreye abakarismatike baraje banyandika ishapuri baravuga ngo ubu mugiye iyi shapuri ntimuzayikuremo numvaga bisa naho murambabarira bisebetse mu gakeya numva umuntu w'umusore adashobora kwambara ishapure